hari umuntu wapfa kuko atasengeye mu ishyamba, hari umuntu wapfa kuko atagiye mu rusengero, ushobora no gupfa yishwe n'iki? Yego, urakoze cyane, reka dusubiremo. Haravuze ngo Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. ngo ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Bikoze ntabwo babaye umugenda cyangwa baba umuyoboro uhuza abantu n'Imana, ahubwo babaye umuyoboro uhuza abantu na shitani. Urumva Imana ikeneye amafaranga yawe ngo iyagire ite? cyane ntacyo mwana. Imana ikeneye inka yawe ngo iyigire ite? Ariko rero reka dukomuze cyo n'ingasire tuyikomeye, sibyo? Wajya mu rindi soko. Rero abantu bacuruzaga ijambo ry'Imana baragiye, bagiye gushaka irindi soko, ariko abantu basengaga by'ukuri bazakomeza basenge. Umumaro zimeze nka rya soko bavuze ry'imbura mumaro. Isoko yageze kuvuga akantu nakunze, aravuga ngo nibamubwire izo nsengero 600 cyangwa se 600 ziriho ni amazi zitanga bakarisenya. Isoko wacururizagamo wenda ucuruza inkweto barisenye wahaguma, oya wajya mu rindi soko. Rero abantu bacuruzaga ijambo ry'Imana baragiye, bagiye gushaka irindi soko, ariko abantu basengaga by'ukuri bazakomeza basenge, cyangwa se gucuruza ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza. Ariko nta muntu uzi akamaro ko gusenga, nta muntu uzi umuyoboro wo gusenga uyu munsi uri gusekuza, kubera ko uwo bita Pawulo na Nsira ubwo bari bafunze bagize bareka gusenga, igiye kuvanwaho Yesu bamuhambye, bageze babura gusenga. Abantu rero nta mpamvu n'imwe ihari ibuza abantu gusenga, ahubwo abantu nibasenge. Abantu bongeye gukizwa neza basuye inyuma gato ku mpamvu z'uko basanze bari mu buyobe bwinshi. Abantu bo bigishijwe iby'amadini aho kwigishwa Kristo. Abantu bigishijwe ibyo amadini cyangwa se bigishijwe iby'abantu aho kugira ngo bigishwe ko Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo bizajyana abantu mu ijuru. Insengero mu misozi bareke gushakira insengero ku bantu, bareke gushakira insengero mu mashyamba, bareke gushakira insengero mu butayu no mu migezi, bashakira insengero mu mitima yabo, nibyo bizabafasha kujya mu ijuru. Naho amadini ho nta hantu azajyana umuntu. Kandi ndabarahiye umuntu kera iyo bajyaga gutora uzayobora abandi muri bo byagendaga. Uri kubyumva? Yes. Habanzaga kubaho gusenga kugira ngo arobanurirwe uwo murimo. Niko barobanuriye uwo bita Barinaba. Uri kubyumva? Bamara ko barobanura bakabasengera, bakabasukaho amavuta, bakabimika, bagashinga umurimo w'Imana. None ubu ngubu hari abantu barabyuka mu gitondo bagahita bitwa ngo nabashumba, baje kugira ngo basahure iby'abantu. None rero perezida arangije arareba abona koko hari ubujura buri gukorwa n'abiyita ngo nabakozi b'Imana. Afunga amadini, ntiyigeze afunga gusenga, ntiyigeze afunga insengero, ahubwo icyo yafunze yafunze amadini. Yafunze amadini. Rero Paul reka Bibiliya mvuge ho gato ku kantu yavuze. Yavuze ngo kandi ni umwami w'isi n'ijuru. Yego. Mu yandi magambo bivuze ngo nubwo ari umwami w'isi n'ijuru, ni papa utwara abatware. Bivuze ngo nta kintu na kimwe gishobora gukorwa mu isi Imana itakizi. Yes. Uri kubyumva? Imana igenda mu modoka. Imana igenda mu modoka. Zana amafaranga ufite, Imana igukubire. Imana ikeneye amafaranga ngigura iki? Ko wabaye umuhanuzi we ntabwo ugeze ubikora? Ngewe ntabwo nari kubikora. Yes, reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza. Tugize umugisha n'ubundi wo kongera kuza hano, n'umugisha ukomeye ko nzi ko hari benshi byananiye byaranze, ariko nzanye n'umukozi w'Imana yitwa umuhanuzi cyangwa se ni umuhanuzi Kanyamahanga. Kanyamahanga tugeze twagana arambwira ngo ni izina rirerire ry'amateka, kuko mama yambyariye imahanga nuko banyita Kanyamahanga. Cyakoza naje gutaha mu Rwanda rwacu rwa Gasabo. Kuri ubu turatekanye kandi turatuje rwose, amatara ateretse tuyanywa uko dushaka. Turakwakira umukozi w'Imana. Urakoze cyane Paul. Nishimiye kubana nawe, nishimiye kubana n'abantu bazadukurikirana,
abadukurikiranye ahubwo abadukurikiranye ndetse n'abandi bazadukurikirana urakoze cyane. Yego. Rero nk'uko wari ubikomotojeho uravuze ati Kanyamahanga ni izina ry'amateka, ubutaha tuzaza turivugaho kuko ni izina rirerire kandi rirambuye rifite amateka magari. Urakoze cyane. Aha, turakwakiriye hano. Nanjye nakiriye buri muntu wese aho aherereye rwose wisange hano. Abantu ahantu baherereye hose turabakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri bo. Yes, kino cyumweru urakibona gute? Icyumweru ni icyumweru cy'umugisha ku bantu bose. Ni icyumweru cy'umugisha ku bantu bose. Cy'umugisha ku bantu bose. Kuki uvuze ku bantu bose uzi uko baramutse? Hari abantu uko umuntu kose yaba ameze, ariko ni icyumweru cy'umugisha. Wibuke ko hari n'abantu baba barayirwa ntambi mwana. Birashoboka, ariko ni icyumweru cy'umugisha. Ni icyumweru cy'umugisha, ni icyumweru abantu bari buze kuza kubonamo ibintu bidasanzwe ibyo batari biteze. Hari igihe wavuga ngo bidasanzwe ugasanga hajemo n'ibyago bidasanzwe. Ntago ari ibyago po, ni ibintu byiza kandi bidasanzwe. Hari ukuntu abantu iyo bavuze ngo ni ibintu bidasanzwe abantu babyumva mu yindi sansi. Paul ukavuga ngo ese ikintu kidasanzwe tumenyere ko abantu uzimanura mu bwenge, ugasanga Imana iravuze ngo iragusuye, wasanga uruno yagusura ugasanga iratinze, uhuye n'ibibazo bikomeye. Ati burya Imana ivuga mu mvugo ijimije ntiwamenya ko igusuye mu buryo. Imana mu cyumweru ishaka gukora ibintu bikomeye ku buzima bw'abantu kandi bidasanzwe kandi byiza. Nibyo ndimo ndakubwira. Hari ukuntu umuntu ashobora kubwira ngo Paul, Imana ikoze ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe, ukibaza cyangwa se Imana hari iki igiye gukora, ukibaza ngo bati igiye gukora gishyashya hari nabona ni igiki. Ariko hari ibintu Imana igiye gukora bishyashya. Nk'urugero po, mu rugo wari wahava ubwiye umukozi ngo unyogereze ino modoka ndaje. Urakoze kumanura neza, nzayigira iyo modoka. Amen. Rero Imana hari ibintu igiye gukora bishyashya ku buzima bw'abantu. Ntabwo wari wagera ku rwego rwo kugira, hari amagambo mashyashya Imana igiye gurema mu kanwa kawe, igiye gusoza kuri wowe. Rero nibyo nari kubwira abantu hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwabo. Urakoze. Hari ibintu Imana igiye kurema bishyashya ku buzima bwabo, ku buzima bwa buri muntu wese, no ku buzima bwanjye, n'ubuzima bw'undi. Imana ishimwe cyane. N'ubuzima bwanjye, kuko hari amajwi cyangwa se hari indi mvugo hari navuga. Rero Imana igiye kuremera ngewe ndetse n'udukurikiye kugira ngo tuyivuge. Ubwo ni kwa kundi tujya tuvuga ngo ibyiza n'ibi biragendana. Hari igihe umunsi wishimye ejo ukanezerwa, bambe ejo ugahura n'ibibazo, umunsi ukaba ufite ibibazo ejo ukishima, birashoboka. Ariko none uyu munsi Kanyamahanga aratuye aravuga ngo hari ibintu bikomeye kandi by'umugisha. Ndahanuye ko Imana ari ibyo igiye gukora ku buzima bw'abantu kandi bishyashya batari biteze. Imana ishimwe. Amen. Buri wese ahanari agubwe neza, buri wese ahanari yakira igitangaza cy'Imana. Kandi mu minsi mikuru tugiye kwinjiramo, benshi bumva ko bari bupfe cyangwa bari bupfushe, abo bazimu bashye mu izina rya Yesu. Dufite abahanuzi badutse, ariko sinzi ahantu bavuye, bahanura ibintu. Bibiliya ivuga ko bariya isari Satani. Bahanura ibintu bijyanye n'igihe turimo. Umuntu ukaza kumva ngo mu minsi mikuru, kubera ko abizi ko hakunda kuba impanuka, ngo nabonye impanuka ngo nyinshi, ngo nabonye ngo abantu ngo bakoraga ubukwe, nabonye abantu bapfa. Paul, ntabwo abantu bazabura gupfa, nta nubwo abantu bazabura kuvuka. Sibyo? Ni impamo. Niko bisobanuye. Ntabwo abantu bazapfa abandi bavuka. Ikintu nagutangariza urakizi Paul, abantu nta muntu ujya unywa ngo ntakonoze. Nta muntu ujya unywa ntakonoze. Isi ahantu yakunaga. Aho nutubeshye. Nta muntu ujya unywa ikintu ngo ntigishiremo. Nta mukiri umaramo mwana. Wabimenya nimba atamaramo apfa gute? Iyo apfuye abakonoje. Ahubwo utetse we narimba yetse gupfa. Nibyo narindi kubwira. Nta muntu ujya unywa ntakonoze. Kuko ahantu hose isi yagutereka uyu munsi wabaho. Ahubwo ikibazo abantu bafite urakizi, ibyo bintu Paul atinya nibyo biri mu buzima bwa Paul. Ibyo bintu utinya nibyo biri mu buzima bwawe. Ni impamo. Kuko isi iramutse igufashe uyu munsi ikakunaga, kwanza inyanja ikatugeranye n'inyanja ikakunaga ku wundi musozi ku nkombe, n'ubundi wabaho. Kubera Imana iba yaravuze na mbere. Paul, nta muntu ujya upfa mbere y'igihe, kandi nta n'umuntu ujya ubaho mbere y'igihe. Urimo uravuga ibintu bikomeye. Iby'Imana n'ubundi yavuze ibizabisohoza ku buzima bw'umuntu. Abantu rero we nibareke kwiheba, kuko iby'Imana yavuganye nabo no kubikora izabikora. Ibi turaza kwita tubihuza no kuba benshi bakomeje kwitwa na depression.
depression, ubwo ndabivuga mu gifaransa mbivuge no mu cyongereza kugira ngo abantu babyumve. Depression, ubwo mu yandi magambo ni ukwicwa n'intuza, ibitekerezo byinshi. Ubwo ni nk'agahinda gakabije. Agahinda gakabije. Paul rero kuntu bimeze. Ariko nibyo bivugira bo ubwabo, bo barajya gusenya mu buto bakabirukana, kwisenya bazifunze, wajya mu mashyamba bakajya kubafunga. Ibyo ni ikindi kibazo gikomeye. Ibyo ntabwo byakica umuntu. Ibyo bintu biraciriritse, ntabwo byakica umuntu. Urabona hari umuntu wakicwa nuko atajya gusengera mu ishyamba. Njye ntabwo turi buzogana ngo ngushyigikire mu byo uvuga, ahubwo ngewe ndaza kubanza numve nimba bihura kuko mbyemera, ariko tudahuza ndabihakana. Ndimo ndakubaza Paul, hari umuntu wapfa kuko atasengeye mu ishyamba? Hari umuntu wapfa kuko atagiye mu rusengero? Ushobora no gupfa. Yishwe n'iki? Kubera ko hari igihe ugenda ukihererana n'Imana, ukirerana nayo ukabusenga ukabana nayo, ariko iyo udafite aho usenya nawe ujya kumva ukumva ngo umuntu ngo yiyahuye, ngo agiye muri Nyabarongo, ngo agiye ngo muri Muhazi, kubera ko ntigeze afata umwanya ngo asenge, n'ahagiye baramwiruka. Hari imyuka abantu bagira ituma biyahura. Ntabwo ari imyuka y'uko umuntu bamubujije kujya mu ishyamba. Ntabwo ari imyuka y'uko umuntu bamukumiriye ngo ntajye mu iguriro cyangwa se mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Ahubwo hari imyuka nibiba ngombwa tuzasobanuraho igenda ku bantu ituma biyahura. Igenda ku bantu ituma biyahura. None se reka nkwereke. Twebwe dukurikiza neza, ngenda zo kubaza nk'umunyamakuru. Nta kibazo. Uze kunyangana, ntabwo ndi buze kugushyigikira mu byo uvuga. Cyakoze ibyo duhuza ndabishyigikira. Kuko ntabwo njye nawe twumva ibintu kimwe. Yego. Abantu bumva ibintu bitandukanye. Twebwe akeshi n'abantu batwumva baze kubyumva neza, wenda aho bumva ngiye kureba nkosore muri comment bandike, nawe aho bagushyigikira aho bakugaye nta kibazo, biremewe hano. Ntacyo. Icyo nari ngiye kubazaho ni kimwe. Ko dutera ikirenge mu cy'intumwa, kandi intumwa nazo ko zatekenge mu cya Kristo, aho yagiye abacisha mu butayu mu myaka 3 n'igice Yesu yabakatanye, ko baciye mu bikomeye, aho ngo yabagendeshaga yemwe nta na rugabire nta n'ikanzu abaguriye, izo bari bambaye zikabashiriraho, kugeza ubwo asubiye mu bwami, ndetse abasezeranyije ko ibyo yakoze nabo bazabikora ndetse bakanarenzaho. Ako yajyaga bajyana mu butayu, akamanuka bazamukanaga imisozi, akamanukana ibibaya, bakararana amajoro, ndetse n'uyu munsi akaba ari byo abakristo benshi bagiye bigana, bajya mu butayu mu bibaya byabatsinda barimo basenga, mu mashyamba za Kanyarira basenga. Kuba bariganye n'umwe bakigana Yesu, hari kosa bakoze. Bibiliya iravuga ngo tugere mu kirenge nk'icya Kristo. Ariko Yesu ntahanabwira abantu ngo bajye kumushakira mu misozi. Ushingira kuki kandi nabo barabikoze? Niko Bibiliya ivuga. Kandi nabo barabikoze. Iravuga ngo niba babwira ngo munsange hariya, ntimuzajyeyo. Uri kubyumva? Niba babwira ngo munsange irunaka, ntimuzajyeyo. Kuko Bibiliya ivuze ngo iki? Reka dusome Bibiliya kugira tuze kuza kugendera muri uwo murongo. Sibyo byiza? Nyemerera dusome Bibiliya kugira ngo abantu turi kuza kuganira tuze kubona umurongo. Aho ndi buze gutsindwa ndakubwira ngo ndatsinzwe. Nta kibazo. Bibiliya ivuze ngo iki mu byakozwe n'intumwa ibice 17 ku murongo wa 24. Ndashaka ko dusoma hano hatoya n'intumwa. Yego. Urakoze cyane, reka dusubiremo. Haravuze ngo Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Ngo ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Ngo ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Mu byakozwe n'intumwa? Mu byakozwe n'intumwa ibice 17. Havuze ngo umurongo waho wa 24. Haravuze ngo Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abana b'abantu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'abana b'abantu. Ndagira ngo uyu munsi Paul tuze kuza kuganira muri iri jambo, ariko ndashaka kuva ku bintu nka 3 cyangwa 5. Paulo yandika uru rwandiko cyangwa se ahishurirwa, yaravuze ngo Imana yacu yaremye ijuru n'isi. Bivuze ngo ngewe na Paul Imana yaraturemye. Imaze kuturema izi nicyo idukeneyeho, kandi bivuze ngo Imana y'ubwayo niyigira ikirema, uri kunyumva, ikagikomeza. Kandi nta muntu n'umwe yaremye Imana idafiteho umugambi mwiza. Idufiteho umugambi mwiza muri Kristo Yesu. Ntabwo Imana idufiteho umugambi mwiza mu nsengero, sibyo? Ntabwo idufiteho umugambi mwiza mu masinagogi cyangwa mu misozi cyangwa mu mashyamba.
idufitemo imirimo myiza muri Kristo. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo ubwo yari amaze gutanga byose bigira gute? Birarangira. Ibyo kwirirwa abantu biruka mu nsengero, ibyo kwirirwa abantu biruka mu bibaya biba bivuyeho. Haba hagiyeho umugambi wo kugira ngo umuntu naba ari mu modoka atwaye akumva ashaka guhamagara Imana kuko iri kumwe nawe iri muri we, ayambariza aho ngaho. Naba ari mu rugo rwe ari kuganira n'umuryango we, ababwira ati nimuze hano twongere twinginga Imana. Ntabwo yegeze ibwira abantu ngo bajye mu masinagogi, mu mayira abiri, bajye mu mashyamba, bajye mu nsengero, kuko urusengero rw'ukuri ni umutima w'umuntu. Hanyuma se uretse gatoya, ubwo uyise wunga muryo nyakubahwa yavuze Perezida Kagame? Urakoze cyane Paul. Ngewe ibyo umusaza yavuze ndamushyigikira 100%. Rimwe koko nimba Paul bidateje ikibazo, ubwo mushyigikira ko ari perezida ariko ari umusivile, ari undi usanzwe wamusenya. Reka nkubwire ko bimeze. Perezida yarebye ahantu hakomeye. Uzirikane ko uriya muntu, mu yandi magambo Bibiliya iravuga ngo mwibuke ko umugabo ari umutwe w'urugo. Uriya musaza Excellency ni umuyobozi cyangwa se ahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Uri kubyumva? Nibyo Paul nakubwiraga. Yego. Ntabwo ari uko ari perezida w'igihugu, kuko hari abandi ba perezida bagiye bakora ibintu bitari byiza, abantu ntibabashyigikire. Rero ntabwo mushyigikiye ko ari perezida w'igihugu, ahubwo ngewe nshyigikiye ibyo avuga, kubera ko ibyo avuga nanjye mbibona mu ishusho ya none n'ejo hazaza. Reka nkubaze Paul, nari nkubwiye ngo umugabo ni umutwe w'urugo. Perezida tumufate nk'umutwe w'igihugu. Bivuze gatekerereza igihugu. None nimba koko abantu birirwa basakuza ngo bafunze insengero, nimba abantu batabifitemo izindi nyungu, ubundi izo nsengero bafunze zari zimaze iki kuri rubanda nyamwinshi? Ese abantu basakuza cyane si abantu bari bafite ubwo bucuruzi nk'uko abivuga bw'iryo jambo ry'Imana? We yavuze ko ari ububandi buberamo. N'ubundi ni ububandi Paul, kuko urebye neza ugakurikiza. None se uko wagize church nayo waribaga? Ngewe Mambe ko wagiye uyobora ibyuma by'amasengesho za Kanombe na Kimisagara na Kamonyi, wari wafite icyumba, ubu ngubu waribaga? Ari ukuntu umunyarwanda yabivuze. Yaravuze ngo umukobwa abumwe agatukisha bose. Ntibivuze ko abantu beza batari bariho, ariko n'ababi bari bariho. Abo babiri rero basemeye abandi, sibyo? Rero umusaza abireba mu ishusho y'uko areberera abaturage, abona hari ubujura buri gukorwa. Ubwo yarabo yabonye bwagaragayeho, abona ari ubujura buri gukorwa kandi bugakorwa n'ayo madini. Arangije agira gute? Arayahagarika. Sibyo bintu nshaka no kuvuga, sinshaka kuvuga ku bya perezida, ahubwo nashaka kuvuga ku byo birivuga. Abantu nibareke gusakuza cyane, kuko bafunze amadini, ntabwo bigeze bafunga insengero. Ntabwo bigeze bafunga insengero. Haya ni ekora yarimye avuga ngo mbese ni muzika imibiri yanyu. Ari insengero, ari zo nsengero z'umwuka wera. Rero ntabwo begeze bafunga insengero, ntabwo begeze babuza abantu gusenga, ahubwo icyo bakoze bafunze amadini. Kandi amadini ntabwo ari umuyoboro mwiza uzajyana abantu mu ijuru. Umuyoboro uzajyana abantu mu ijuru ni Kristo. Reka turebere hamwe. Kera nyuma yuko Kristo avuye no mu isi, ariko se buriya niwe gusara ataraza, buriya ntabwo bajyaga bashinga amahema. Bajyaga bashinga amahema y'ibonaniro, ariko nakubwiye ngo umukobwa abumwe agatukisha bose. Paul, reka ayo mahema rero babonye atakirenze cyangwa se mu iterambere bahitamo bubaka amazu. Ariko uzirikane ko hari ukuntu kera iyo bajyaga gutora uzayobora abandi muri bo byagendaga. Uri kubyumva? Habanzaga kubaho gusenga kugira ngo arobanurirwe uwo murimo. Niko barobanuriye uwo bita Barinaba. Uri kubyumva? Bamara kubarobanura bakabasengera, bakabasukaho amavuta, bakabimika, bagashinga umurimo w'Imana. None ubu ngubu hari abantu barabyuka mu gitondo bagahita bitwa ngo nabashumba, baje kugira ngo basahure iby'abantu. None rero perezida arangije arareba, abona koko hari ubujura buri gukorwa n'abiyita ngo nabakozi b'Imana. Afunga amadini, ntiyigeze afunga gusenga, ntiyigeze afunga insengero, ahubwo icyo yafunze amadini.
yafunze amadini. Rero Paul reka Bibiliya mvugeho gato ku kantu yavuze ngo kandi ni umwami w'isi n'ijuru. Yego. Mu yandi magambo bivuze ngo nubwo ari umwami w'isi n'ijuru ni papa utwara abatware. Bivuze ngo nta kintu na kimwe gishobora gukorwa mu isi Imana itakizi. Yes. Uri kubyumva? Imana niyo yo ubwayo iyoboye ko abantu bakeneye gusenga kugera ku rwego abantu bafunga insengero ntigire icyo ikora. Ahubwo nuko nayo ubwayo yamuvugiyemo ikabona bikwiye ko hafungwa izo nsengero zimbura mumaro zimeze nka rya soko bavuze. Zimbura mumaro. Isoko yageze kuvuga akantu nakunze aravuga ngo nibamubwire izo nsengero 600 cyangwa se 600 ziriho n'amazi zitanga n'akazi ni iki zitanga mu bantu. Umva we yashatse kugaragaza ko n'ubundi bahugira muri izo nsengero ntibakore. Rero aravuga ngo noneho bagende ahubwo mugende mworore muhinge ibindi mubireke. Paul ntabwo perezida yigeze yanga ko abantu basenga, ahubwo yanze ko abantu bibwa. Yanze ko abantu bagira banarindagira abantu bibwa. Ariko Paul sibwo n'ijambo rigaruka kenshi ngo harimo no kubarindagiriza mu nsengero. Ariko none Paul iyo ufashe umuntu ukamuhanurira ukamubwira ngo uwo mugabo abana nawe suwe uwe ubundi ayo makuru buyakuye umugabo bana nawe nagaruwa uwo mugabo mubana suwawe bamugani. Iyo ubwiye umuntu ngo nazana imodoka yakoreye ngayiguha Imana igumiye 3 Imana igenda mu modoka. Imana igenda mu modoka. Zana amafaranga ufite Imana igukubire. Imana ikeneye amafaranga ngigura iki? Siko wabaye umuhanuzi we ntago ugeze ubikora? Ngewe ntabwo nari kubikora. Ntabwo nageze mbikora mbwira umuntu ngo nazana ibyo atunze. Ahubwo ngewe nageze ku rwego mpanurira umuntu nkamubwira ngo Imana iguhaye ibyo kurya. Ngamuhisigira ikimenyetso kigaragaza ko Imana imuhaye ibyo kurya. Ukabigenza ute? Ikimenyetso ni nk'ikiwe. Ikimenyetso. Iyo umuntu akubwiye ngo Imana iguhaye ibyo kurya, birashoboka ko wamuha ibyo kurya. Kubwira umuntu ngo Imana iguhaye ibyo kurya ntagire ikimenyetso usigaho ngaho ubuhanuye ngo iki? Utagifite wowe. Ngewe Imana ikabikubwira. Wayisuzuma. Imana ikambwira bamubwire ko mugabure we ntacyo ufite umuha. Imana rero wayisuzugura. Imana ni umukozi w'umuhanga Paul. Kandi izira inzira zirenze igihumbi. Ntabwo Imana nayisuzugura yavuganye nanjye. Ariko hari ibimenyetso umuntu atanga bigaragaza ko Imana igize gute ivuganye n'umuntu. Rimwe uzabona abantu bahanurira abantu ngo Imana ibakoreye ubukwe, yarangiza akamwambika impeta, yarangiza akayimwambura akayambika undi. Ubundi uwo muntu asenya ingo zingahe? Mugani uwo muntu asenya ingo zingahe? Nanyishe. Rero Imana yo ntabwo yari ikeneye kugira ngo abantu bagwize amadini. Yari ikeneye kugira ngo abantu bagwize imitima kuko yaremeye umuntu imirimo myiza muri Kristo. Yes. Rero abantu bose ko babikoze ntabwo babaye umugenda cyangwa baba umuyoboro uhuza abantu n'Imana, ahubwo babaye umuyoboro uhuza abantu na shitani. Imana niba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Reka nkubwire kano kantu. Po uzi impamvu abantu birirwa batuka intumwa n'abahanuzi? Nuko bakubitanye n'abantu bari gutandukanya abantu n'Imana. Ibyo rero nibyo umuntu umusaza yarebye asanga abo bahanuzi bari gutuma izina ry'Imana ritukwa mu banyamahanga kubera bo. Ahagarika ayo madini. Yes. Reka twikomereze. Ntabwo Imana ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Imana iba mu mutima w'umuntu. Iba mu mutima w'umuntu. Kandi nabwo ntabwo iba mu mutima w'umuntu. None se zino nsengero zo zifunguye bo nabo bari mu buyobe? Ntabwo bari mu buyobe. Hafunzwe insengero zitujuje ibisabwa. Kandi aho ngubwo izo ngizo zujuje ibisabwa zigihagaze ubwo nabo nuko abona nta kundi bagenda ariko nabo bari mu buyobe. Ntabwo ariko bimeze. Paul insengero nibyo wigize kukomotozaho uravuga ngo habagaho amahema. RGB ijya kureba ku kino kintu hari ibintu yagendeyeho, yarebye ibituzuzu bisabwa. Nose ubundi ikintu cyamaze kutuzuza ibisabwa kiba cyuzuye. Okay, none reka turebere hamwe, sibyo? Niba koko Imana itaba mu nzu zubatswe cyangwa se mu mazu yubatswe n'abantu, siko bimeze? Uri kunyumva neza? Niba ijambo ryatubwiye ngo Imana ntago iba mu nsengero cyangwa se mu mazu yubatswe n'abana b'abantu,
ubwo tuba turebera hamwe tuvuge tuti niba no gusenga ari byiza Imana ikaba iba mu mutima koko, twebwe turashaka sare duhuriremo, cyangwa se amazu nyine twubatse twita insengero tuyahuriremo, ufite ubuhamya atuganiriza ubuhamya, ufite ijambo ry'Imana tuganiriza ijambo ry'Imana, bigende neza nk'ubundi nk'uko bisanzwe, ariko tubizi neza ko urundi rubusanzwe Imana iba hehe mu mutima. Umva ko umuririmbyi yaririmbye wa 50 yaravuze ngo nimuze mwenyine munsange ahantu hatari abantu. Hari ubwo avuze ngo uzane na so, aravuze ngo uzane n'umugore wawe, aravuze ngo uzane n'umwana wawe. Ibi niba uravuga biraremereye. Aravuze ngo nimuze mwenyine muze ahantu hereye, munsanga ahantu hatari abantu, kuko imiruho irabarembeje. Ariko gusenga ntabwo ari ibintu bikorwa. Ariko urumva yaravuze ngo nimuze, bivuze ngo abizeye bose nibaze bahurire hamwe. Nibaze, ntabwo ariko bimeze. None se aho hantu hari abantu kuzasanga abantu. Hari abantu gute se urumva ito bafata itoro bakarijyana muri gare Nyabugogo? Poro umva kubwire impamvu yavuze ngo nibaze bumusanga ahantu hatari abantu. Yabwiye umuntu ku giti cye, kuko agakiza ni ikinege. Ahubwo ahamagara bose abazumvira iryo jwi, abashyira mu bwishi, bazamusanga ahantu hatari abantu, biherere basenge maze bamuganyira amaganya ye. Ntabwo avuze ngo muhure. Wenda po okay, ndatsinzwe ubwo nta kundi. Oya ntabwo turimo turaganira. Ubitishije Bibiliya, ngubitisha indirimbo zanditse, ariko indirimbo zo ntago nzemera zose. Harimo izidakijijwe nk'urugero, kubera ko zaje nyuma ya Bibiliya. Si igitangaza rero ko umuhanzi yarimba nawe akavangirwa. Navuze indirimbo zo mu gitabo. Nizo mvuga nyine. None indirimbo zo mu gitabo nazo zije. Iyo utemera ni igihe po? Nzazi kubwira. Zirimo nyinshi cyane, nashaka kuzibwira abantu bakagwa. Ushaka kubibwira abantu bakagwa? Ushaka kubwira abantu. Zino ntago zazanye na Bibiliya, zaje nyuma. N'abantu bazihimbye baraziririmba b'abazungu, ziza no muri Afurika. Nuko nibyo rimwe ko kubwira abantu rero. Abantu bareke gushakira Imana mu bantu. Abantu bareke gushakira Imana mu nsengero, abantu bareke gushakira Imana mu mashyamba. Abantu nibashakira Imana mu mutima wayo. Abantu nibashakira Imana mu mutima wabo. Yes. Gusenga ntago ari ibintu umuntu avuga. Gusenga ni ibintu bikorwa. Ukatura ukavuga. Ni ibintu umuntu akora, si ibintu umuntu avuga. Abantu nibareke gufata gusenga babigire kubivuga, ahubwo babigire kubikora. Urumva? Noneho kugeza ku rwego umuntu asenga, ahubwo ibyo asengera bikitaba amasengesho, aho kugira ngo ibyo abantu basengera ngo bumve ko bizitaba amasengesho. Umuntu nasengera ibintu byawe bivuze ngo ibisubizo bizitabawe. Yes. Ahubwo abantu nibasenge kugera ku rwego amasengesho yitaba ibibazo byabo. Rero impamvu abantu barimo barasakuza n'abantu bari kugibwaho mu matwi n'abantu bahoze bafite amaguriro cyangwa se amacururizo y'itsengero cyangwa se gucuruza ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza. Ariko nta muntu uzi akamaro ko gusenga, nta muntu uzi umuyoboro wo gusenga uyu munsi uri gusekuza. Kubera ko uwo bita Pawulo na Nsira ubwo bari bafunze bagize bareka gusenga. Ubwo abigishwa bari bamaze bagiye kuvanwaho Yesu bamuhambye, bageze babura gusenga. Abantu rero nta mpamvu n'imwe ihari ibuza abantu gusenga, ahubwo abantu nibasenge, ahubwo birinde ibyo bari kubuzwa. Kubera kuba iyo bavuze ngo bafunze insengero, ntabwo baba bavuze ngo bafunze insengero, ahubwo bafunze zitujuje ibisabwa, kuko hari iziri gukora. Rero iyo umwana avutse akavuka atujuje ibisabwa, ntabwo uwo mwana aba yujuje ibisabwa. Habaho kumujyana kwa muganga, ubundi akabaho kumuvura cyangwa se kumuha ibindi bintu, bikaba ngombwa ko uwo mwana azashyika akagera ku rugero rushyitse, noneho akagera gute, akajya yakita umwana ushyitse. Urugero uzabyumva, umwana bavuze ngo yavutse adafite ibiro byuzuye, akapirimatiri. Okay, ubwo turaza kwita tubizo tuvuge tuti ushaka kugira ngo asimbukane harihare yasubira inyuma gato. Ubwo kugira ngo abantu bongere gukizwa neza, basubira inyuma gato ku mpamvu zuko basanze bari mu buyobe bwishi. Abantu bo bigishijwe iby'amadini aho kwigishwa Kristo. Abantu bigishijwe ibyo amadini cyangwa se bigishijwe iby'abantu, aho kugira ngo bigishwe ko Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo bizajyana abantu mu ijuru. Impamvu rero abantu bari gusakuza ngo meze tugomba kubaho nk'abazungu. Abantu tugomba kubaho nk'abazungu. Oya, ugomba kubaho nka Paul. Ntabwo ugomba kubaho nk'abazungu. Ariko mu bundi i Burayi nta nsengero zibayo ariko nkeya cyane.
ushaka nko kuva nk'ahantu ukagera nk'imuhanga ariko zirahari nta rusengero urabo. Paul, ikintu gihari abantu nibareke kumva ko insengero ari ikibazo, ahubwo bibaze ngo ese umutima wanjye ni urusengero rwiza rwo guturwamo na Kristo? Ese umutima wanjye uri ku kigero gishyitse kugera ku rwego Kristo atuyemo? Bareke gushakira insengero mu misozi, bareke gushakira insengero ku bantu, bareke gushakira insengero mu mashyamba, bareke gushakira insengero mu butayu no mu migezi. Bashakira insengero mu mitima yabo, nibyo bizabafasha kujya mu ijuru. Naho amadini ho nta hantu azajyana umuntu. Kandi ndabarahiye. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ari bamwe bamaze kujya gushinga andi madini mu gihugu cy'Ubugande, abandi bajya Tanzania, hari n'abandi banyarwanda benshi b'abapastori bahise bajya muri Kenya, hari n'abandi basanzwe bakorera ni Burundi yo bahise bagumayo. Ariko reka turebere cyane cyane mu Bugande, muri Zambia ho bariyo benshi, muri Malawi bariyo benshi. Ubwo ndaza kuvuga ku banyarwanda bakorerayo bagiye bajya muri ibyo bihugu, hanyuma bagiye bamaze gufungirwa mu Rwanda bajya mu Bugande. So ntiwasanga wenda nyuma uko perezida avuze rino jambo n'abari basigaye bari bizeye ko zigiye gufungurwa ubwo bahise bacika ubwongo bakaba bagiye kugenda bose. Abantu bari babaye mu Rwanda basenga ntaho bazajya, abantu bari babaye mu Rwanda bacuruza ijambo ry'Imana nabo bazagenda. Nibyo navugaga. Hari abari kuko hari nk'abo twaganirije bundi bambye ati rero dufite icyizere ko perezida rwose yagiye kuvuga ijambo rikomeye, insengero zigafungurwa tukonya tugakora. Hanyuma akimara kuvuga mu magambo ambwira gutyo, bwakeye n'ubundi inama bambaye aba banyamakuru aribwo bakira nyakubahwa kuri kamera zabo, arabaganiriza. Hanyuma mu kubaganiriza birangira wivugije ijambo rikomeye, ndavuga ngo ubwo abaye rige banarazifunze zose, ahubwo nizisigaye nuko zifunga. Paul, reka nkubaze, sibyo bijya gusa nabyo. Uramutse ubaye ucuruza mu isoko bakarisenya, nk'iryo soko wahaguma? Bakarisenya isoko wacururizagamo, wenda ucuruza inkweto, barisenye wahaguma? Oya, naha wajya mu rindi soko. Rero abantu bacuruzaga ijambo ry'Imana baragiye bagiye gushaka irindi soko, ariko abantu basengaga by'ukuri bazakomeza basenge. Uvuze ibintu bikomeye wa mugabo. Ntabwo nukuvuga ngo wacuruzaga iyi soko aho yacururizaga bakasenya, ubwo asabwe kugenda gushaka irindi soko, ariko wasengaga azakomeza asenge. Bibiliya ninakivuze, uwezwa akomeze yezwe, utungana akomeza atungane. Uwacuruzaga ajya gushaka kandi acururiza. Nuko bigomba kugenda. Kanyamahanga nyuma yuko rwose uvuze amagambo akomeye kandi y'ubwenge, ariko yumvwa n'abanyamwuka, abanyamubiri bo n'ubundi bakomeza kwimika inda zabo. Bashatse kujya ngo tuganire abanyamwuka. Yes, bakomeza kwimika inda zabo bagira batiza n'ibya 10 n'amaturo. Nabonye video ya Yongo ejo bundi mabwira ngo shyiramo. Umwe atuye imitwari biratiyo n'imiki. Ashiriti shyiramo yo ni make. None se sibyo nakubwira. Agize imitwari mbari veni mbari ngahe. Paul, ahita mwana atovuze ibintu Imana ijya gukorera. Ati igiye kugira neza. Amani. Ariko Paul, aho nkibaza nk'iriya video bayifashe. Paul, we ku ruhande rwawe urumva Imana ikeneye amafaranga yawe ngo yagirite? Cyane ntacyo mwana. Imana ikeneye inka yawe ngo yigirite. Ariko rero reka dukubite dukomuze cyo n'ingasire tuyikomeye. Sibyo? Umuntu akavuga uti giye nimba nagiye mu gusenyera kwa runaka cyangwa se mu gusenyera kwa runaka nkaba narahabonye Imana, nagiye naburaye abantu baho barangaburira, nagiye rwose nabuza homba berekwa neza yuko nafite homba banyishirira inzu, nagiye ndushye ndemerewe bamenya ko ndara hasi bangurira matera. Twabonye rwose ari umugore wundi baguriye matora mu senyero witwa Mana ivuga, witwa Mama Dada bamugirira, wari perezida w'indaya bamugurira matora bamugirira neza. Gusa ngo ni ava ko mu gusenyeramo abantu b'Imana, none se bagenda mu muhanda ahure nabo. Paul, kangwe ko bimeze. Ntabwo ngiye nigeze mvuga ko gufasha abantu ari ikibazo, kuko na leta y'u Rwanda ifasha abantu, ifasha abatishoboye. Kandi yabafasha ariko ni gake kugira ngo buri wese bamugurire matera. Ntabwo abantu bose babagereraho rimwe. Paul, ntabwo Imana niyibera ahantu hose icyarimwe. Reka ngo urugero nanjye. Ubu ni hariho ubwisungane bwa mituweli. Abantu nibagenda bagura mituweli bakivuza. Ariko hari umuntu ushobora gupfa. Banyuba neza.
hari umuntu ushobora gupfa agapfa arindiriye ko bamugeraho, kubera ko ni mituweli, ni ku murongo, ni benshi, ariko iyo ufite ubutunzi bwawe, ufite umugisha wawe w'amafaranga, ntabwo ujya kuri mituweli, uhita ujya muri pirive kuko haba ari bake bahita bakwakira byihuse. Ari umugabo ejo bundi navugaga rero nyine leta ni byiza iradufasha, ariko nanone hari umuntu ushobora kuba ukeneye ubufasha bundi ugasanga ntabwo ahise abubona kubera ko abantu ni benshi cyane. uretse leta, Imana yo yadusubije, twese yadusubirije rimwe, nta bantu basumba abandi. Uratsinze. ntabwo ibintu byagerera abantu icyarimwe. Uratsinze. Nk'uko imvura itagwa ahantu hose icyarimwe, ni nako n'umugisha utagerera abantu rimwe. Ni nk'uko n'ufasha abantu atabageraho icyarimwe, nubwo bafashije abo bantu, ariko hari n'abandi muri urwo rusengero bibagiwe. Uratsinze. Uwo bita Sirasi we yari yarabirimye, ngiye kukubwira, yararimyaga ibya Yesu ni ku murongo. Rero ibintu byose bikorwa ku murongo. Uwo bitari byageraho uyu munsi rero biba bizamugeraho, ahubwo ikintu abantu basabwa ni ukwihangana no gutegereza, naho bazagerwaho. Ifishi y'umuntu iyo yubuwe, umuririmbyi we yaravuze ngo dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayandika neza. Yesu ayibonye we ayihindura neza. Rero umuntu nawe ibyo bigezweho, dosiye yiruburwa kandi bikagenda neza. Ngiye numva aricyo nabwira abantu. Yego. Rero nibyo nindi kukubwira, dushyira no ku musozo. Yego. Nimba abantu koko badacuruza ijambo ry'Imana, nibareke kurwanirira Imana. Siko? Yes. Nimba abantu badacuruza ijambo ry'Imana, nibareke kuyirwanira. Imana irihagije, Imana ni inyamaboko, Imana ni inyembaraga, koko nimba ibyo bintu bavuga atari ukuri. Siko? Yego. Nibategereze Imana izirwanirira. Ntabwo Imana izarwanisha ibindi n'imuri, izarwanisha, ariko nibareke kurwanirira Imana bakoresha amagambo. Icyo ntemeranya cyo n'abantu nuko ntabwo bigeze bafunga insengero, bafunze amadini. Numva aricyo twabwira abantu, reka dusoze dushima Imana. Ndagushimiye wadusengera. Uri Imana ikiranuka muri byose, uri umukozi w'umuhanga. Ejo bundi umugaragu wawe arangije arabireba, aravuga ngo ni umunyamunwa wanduye, ngo yabasha kubwira iki ubwoko bwawe. Ngo urangije umukozaho ikara ryaka ku munwa, urangije umuha n'icyo kuvuga. Nanjye ndakwinginze mu gihe nk'iki ngiki, ukomeze ugwize imbaraga muri njyewe, ukomeze unyuzuze, kandi ukomeze unsukeho ibyo kuvuga. Nsengeye n'umuntu uzabasha kumva bino buhanuzi, uzabasha kumva aya magambo, buri wese umwagure mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imikorere, mu buryo bw'imitambukire, mu buryo bwose agukeneye akubone nk'Imana. Kwambaje nizeye ko ushoboye byose, ushoboye ibyananiye abantu, ushoboye ibyananiye abaganga, ushoboye ibyananiye imiryango, ushoboye natwe ibyatunaniye, ushoboye n'iby'umuntu ku giti cye byamunaniye, kubera ko ubera hose icyarimwe. Shimirwa rero kuko uri umugenga wa byose, ibyo ushaka n'ibyo ushima bikomeze bikorwe ku isi, bisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.